Ngo haye ikaze mu makuru yaranze icyumweru mu buhinzi, ubworozi ndetse n'ibidukikije kuri ATV. Ndi ugiye kuyakugezaho, nitwa Jadon Ndayisaba. Aya makuru yacu reka tuyahere mu ntara y'Iburasirazuba, ahatangijwe gahunda y'urwuri rw'icyitegererezo yitezweho kongera umukamo nk'uko tubibona mu nkuru dukesha igihe.com. Ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bufatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, batangije gahunda y'urwuri rw'icyitegererezo muri buri murenge yitezweho kuzamura umukamo muri iyi ntara, ubusanzwe ifatwa nk'ikigega cy'igihugu mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Ni gahunda yitezweho kuzamura umukamo ukava kuri litiro 160 ziboneka muri iyi ntara mu gihe cy'imvura zikikuba inshuro nyinshi, kuko mu mwaka utaha mu karere ka Nyagatare hazuzura uruganda rutunganya amata y'ifu nibura ku munsi ruzajya rukenera amata angana na litiro 5,000 ku munsi. Kuri uyu wa kane nibwo abagize komisiyo ihuriweho n'inzego zitandukanye iyobowe na Guverineri Gasana Emmanuel ishinzwe gukurikirana uruhererekanya ngiragaciro mu bworozi muri iyi ntara basuye urwuri rw'icyitegererezo mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare. Ni urwuri rw'icyitegererezo rwujuje ibisaba byose ku buryo rwabera abandi borozi urugero mu gukorera inzuri no gukora ubworozi bw'umwuga. Uyu mworozi afite amazi mu rwuri rwe agahinga kuri 30%, ibisigazwa akabihunika akabigaburira inka mu gihe cy'impeshyi. Ibi bituma inka mu rwuri rwe ikamwa litiro ziri hagati ya 20 na 30 ku munsi. Nkundimana Christophe ushinzwe kureberera urwuri yavuze ko hakorerwamo ubuhinzi n'ubworozi, ubuhinzi bukorerwamo bukaba bufasha kunganira ubwatsi bukunze kuba ingume mu gihe cy'izuba. Yagize ati nk'uko habaho ibihe by'imvura n'iby'izuba, natwe niko tugendana n'ibyo bihe. Igihe cy'imvura izi nka zirarisha, zamara kurisha duhumuje tukazinyongera kugira ngo umukamo ukomeze kuba mwiza, ariko iyo tugeze mu gihe cy'izuba ntago zirisha, ahubwo tuziba ibisigazwa by'imyaka tuba twarahunitse. Nkundimana yakomeje avuga ko bafite amazi menshi mu rwuri yifashishwa mu guha inka amazi mu gihe zirisha, ibi ngo bifasha mu kongera umukamo. Nyuma yo gusura uyu mworozi, abagize iyi komisiyo bakoranye inama hagamijwe kurebera hamwe imbogamizi zikigaragara mu bworozi ndetse n'icyakorwa kugira ngo ziveho. Umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi Dr Uwituze Solange yavuze ko muri iyi ntara ndetse no mu ntara y'Uburengerazuba ariho hari inzuri nyinshi, bityo ko kugira ngo umusaruro mwinshi kandi mwiza ukenewe uboneke bisaba ko aborozi borora by'umwuga. Yagize ati impamvu twaje kureba urugero rw'ibishoboka hano nuko mu zindi ntara bororera mu biraro twamaze gushyira akarima k'icyitegererezo ko kabari gato kagenewe kwereka umworozi ubwatsi bwiza yatera kuri wa muringoti akabasha kuzamura umukamo. Iburasirazuba ho bafite aho bororeraho inka ziba zigenda zitari mu biraro, wareba ugasanga bafite umukamo muke ugereranyije n'inka bafite. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yavuze ko kubona umukamo uhagije bisaba ko abaturage borora kinyamwuga. Yagize ati hari kubaka uruganda ruzajya rufata litiro z'amata 5,000 ku munsi, ariko kugeza uyu munsi iyo imvura yaguye ntabwo turenza litiro 160. Hari icyo bidusaba rero kugira ngo tubone uwo musaruro dusabwa. Biradusaba korora kinyamwuga, tworore mu buryo bw'ubucuruzi. Niba ari uburyo bwo korora inka z'inyama hari icyo bidusaba, niba ari ukora dushaka amata hari icyo bidusaba. Guverineri Gasana yavuze ko hari gahunda y'urwuri rw'icyitegererezo muri buri murenge ndetse no kwegereza aborozi imbuto y'ubwatsi buhunikwa bugahabwa amatungo mu gihe cy'izuba. Iyi gahunda ikazashyirwa mu mirenge guhera mu kwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2021. Yavuze ko basaba aborozi gukoresha 30% y'urwuri mu guhinga ibihingwa bishobora no kubonekaho ibisigazwa bahinka, bigafasha mu kongera umukamo ukenewe muri iyi ntara. Intara y'Iburasirazuba ibarizwamo inzuri ku buso bwa hegitari 100,000, zikabarizwamo inka zirenga 450 zitanga umukamo wa litiro 160 ku munsi mu gihe cy'imvura. Dukomereze mu kinyamakuru cyitwa Muhazi yacu, aho dusanga inkuru ivuga ko abatubuzi b'imbuto mu ntara y'Iburasirazuba basobanura impamvu bakwiye kwita kuri iyi ntara. Abatubuzi b'imbuto z'ibigori n'ibishyimbo bakorera mu ntara y'Iburasirazuba basobanura amahirwe hari yo gukora muri iyo ntara mu ntego yayo yihaye yo kuba ikigega cy'ubuhinzi. Aba batubuzi bifuza kongererwa ububasha bahabwa mu kazi kabo. Iyi ntara y'Iburasirazuba ifite igice kinini cyahariwe ubuhinzi n'ubworozi. Ibikorwa by'ubuhinzi muri iyi ntara bifite umwihariko kuko ubuyobozi bw'intara bufite intego yo kuba ikigega cy'igihugu mu buhinzi. Ibi kugira ngo bigerweho hari imirongo migari yashyizweho kugira ngo umusaruro wiyongere, nk'uko byavuzwe na Guverineri Gasana Emmanuel ubwo yahuraga n'abagize ihuriro ry'abatubuzi b'imbuto bakorera mu ntara y'Iburasirazuba. Iyo mirongo migari mu buhinzi harimo kwihaza mu biribwa bifite intungamubiri mu buryo burambye no kugira umusaruro mwinshi usagurira amasoko. Guverineri Gasana yakomeje agira ati mu buhinzi dufite imishinga minini hariya Gabiro, umushinga wa Muvumba yo muri Nyagatare, umushinga wa Mpanga muri Kirehe munini cyane, umushinga wa Ndego na Nasho, hari imishinga ya Buhabwa muri Murundi ya Kayonza, hari ibishanga binini twagiye tuvugurura. Ibi byose bishaka imbaraga zacu, bishaka ko umusaruro wiyongera no kongerera uruhererekane rw'igenagaciro ku musaruro w'ubuhinzi. Safari Jean Bosco ni umuyobozi wa
Factory Seeds Limited, akaba umutubuzi w'umwuga ndetse n'umuyobozi w'ihuriro ry'abatubuzi b'ibigori mu Rwanda. Yemeza ko akazi bakora kakiriwe neza n'abahinzi, ariko nabo hari icyo basaba leta. Yagize ati ikibazo dufite nk'ibigo bikora ubutubuzi, dukenera amafaranga, dukenera ibikorwa remezo cyane cyane amazi, ntabwo akora ubutubuzi utuhira. Rero ibyo bikoresho birahenze ku buryo rimwe na rimwe usanga abatubuzi bibagora kubibona. Hari gahunda ya leta yo gufasha abatubuzi, leta ikabishyurira 50% bitewe n'ibikoresho dukenera. Usanga iyo 50% hari abatubuzi gora. Twifuza ko iyo nkunganire yazamurwa nibura ikagera kuri 70% mu gihembwe cy'ihinga cya 2021 A na B. Igihingwa cy'ibigori cyahujwe ku butaka bungana hegitari 46,000 ndetse na hegitari 3.6 muri gahunda yo guhuza ubutaka ku gihingwa cy'ibigori. Akarere ka Nyagatare niko kaje ku isonga, bahinga ubuso bungana na hegitari 36 ndetse na hegitari 272. Naho akarere ka Kayonza kaba ariko gahuza ubuso buke bungana na hegitari 11,310. Ubuso bwose bwahujwe bwatanze umusaruro ungana na toni 516 n'ijana n'ibice 9. Naho igihingwa cy'ibishyimbo cyahujwe ku buso bungana na hegitari 237 ndetse na hegitari 255 mu ntara y'Uburasirazuba yose. Akarere ka Bugesera niko kahinze ubuso bunini bungana na hegitari 45 ndetse na 598. Mu karere ka Gatsibo bahuje ubuso bungana na hegitari 16 ndetse na 956. Ubuso bwose bwahujwe bwatanze umusaruro ungana na toni 246 ndetse na 246 n'ibice 7. Tuve mu ntara y'Uburasirazuba twerekeze mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nzahaha, ahatangijwe igikorwa cyo gukingira inka indwara y'ubutaka mu rwego rwo kurushaho guhashya indwara yibasira inka muri aka gace ndetse no mu gihugu hose. Dr Samusoni Ntegeyibizazo ushinzwe ubugenzuzi bw'indwara muri RAB yakanguriye aborozi bororera mu biraro kwita ku isuku y'ikiraro kuko ari bumwe mu buryo bwo gukumira indwara mu matungo. Gahunda yo gukingira indwara y'ubutaka ku rwego rw'igihugu yatangijwe mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba kwa 25 Kanama 2021, aho gukingira inka biteganyijwe no mu gihugu hose. Reka turebe no ku makuru avuga mu bidukikije, aho dutera akajisho mu kinyamakuru Umuseke tugasangamo inkuru ivuga ko mu karere ka Nyamagabe abayobozi basabwe guhagurukira abangiza pariki ya Nyungwe. Abayobozi n'abaturage bo mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe bakanguriwe kurwanya bivuye inyuma abajya muri pariki ya Nyungwe bagakoreramo ibikorwa bitemewe kuko ngo bihanwa n'amategeko. Ibi babisabwe kwa 25 Kanama 2021 ubwo umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Lambert Kabayiza ari hamwe n'umuyobozi w'inkeragutabara mu karere ka Nyamagabe ari Major John Agaba bakoranaga inama n'abayobozi bahagarariye ibyiciro bitandukanye kuva ku mudugudu kugera ku murenge bo mu murenge wa Kitabi. Iyi nama yabaye nyuma y'uko kwa 23 Kanama 2021 abagabo babiri bafashwe bamaze gushimuta no kwica inyamaswa ebyiri zizwi nk'ifumberi muri pariki ya Nyungwe ndetse bakaba bafunze. Umuyobozi w'akarere wungirije yasabye abayobozi gukora ubukangurambaga abaturage bakumva ibibi byo kugira ibikorwa bakorera muri pariki ya Nyungwe. Yagize ati mu mudugudu wa Bususuruke hari abaturage bashimuse ifumberi ebyiri barazica. Turashimira abaturage bihutiye kubagaragaza n'ubwo izo nyamaswa zapfuye. Icyo tubasaba ni uguhamya ko hari abaturage b'imboni za Nyungwe mu kuyikunda nk'uko intera ibivuga. Twongere twibukiranye ko gushimuta inyamaswa ari icyaha, abantu babireke kandi babicikeho. Umuyobozi w'akarere wungirije yavuze ko ubuyobozi bwiza buba butekereza abaturage ibyiza, ari nayo mpamvu nabo baba bagomba kubishyigikira. Yibukije ko mu rwego rwo gufasha abaturiye pariki ya Nyungwe gukora ibikorwa bibateza imbere hari imishinga itandukanye bagiye bazanirwa kandi kazakomeza no kwiyongera. Naho umuyobozi w'inkeragutabara mu karere ka Nyamagabe we yabwiye abayobozi baturiye pariki ya Nyungwe ko hagomba kujyamo gusa abasirikare barinze umutekano, umuturage ufatiwemo akaba afatwa nk'umwanzi. Yibukije ko nta kibazo cy'umutekano mu cy'igihugu gifite, ariko asaba abaturage gukomeza kwicungira umutekano. Yagize ati icyo ubuyobozi bubashakaho imibereho myiza n'ubuzima bwiza kugira ngo abana banyu babashe gukura neza. Ni amahirwe mufite kuba muturiye iri shyamba. Ni hano nsoreje aya makuru, andi makuru ni kuwa 6 w'icyumweru gitaha. Aya mwayakusanyirijwe na Elias Hakizimana, naho njye wayabagezagaho nitwa Jadon Ndayisaba.